reka rero nongere mbaye ikaze rero nshuti bakunzi ba Nonaha Official TV. Buri mwanya rero tujye kubagezaho amakuru rero ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, ndetse kandi uyu munsi turi bubanda kuri iyi ngingo igira iti rero nuko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yerekanye ko yinjiye mu kibazo cya moto z'amashanyarazi z'uruganda Spiro zimaze igihe zishinzwa ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuziranenge bwazo. Yemeza ko hagomba kuboneka igisubizo kirambye kandi gifatika mu gihe cya vuba. Moto z'uru ruganda ni zimwe mu zimaze kumenyekana ku isoko ry'u Rwanda, cyane cyane kuva rwafata icyemezo cyo kwimakaza ikoreshwa ry'ibinyabiziga by'amashanyarazi. Munenge abakoresha moto za Spiro cyane cyane abamotari bamaze igihe bagaragaza harimo ikibazo cya bateri zishyuha cyane, kuba zitakibika umuriro igihe kinini, no kuba abakeneye ibikoresho byo gusimbuza igihe ibindi byangiritse bagorwa no kubibona. Ibibazo bya batiri ngo bishobora no kugira ingaruka kuri ferizi y'imoto, aho bagaragaza ko zishobora guteza impanuka. Minicom ku wa 11 Ugushyingo 2025 yatangaje ko yakiriye ibibazo byagaragajwe n'abakiriya ba Spiro kandi no kubufatanye na Rika RCB Rura na Minifla biri gukurikiranwa kugira ngo hashakirwe igisubizo ndetse kandi n'umuti urambye. Mu kiganiro umunyamabanga uhoraho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Maria Kajangu yagiranye n'igihe yagaragaje ko ikibazo cyamaze kumenywa n'inzego zitandukanye kandi ko bari kugikurikirana. Ati ikibazo ko cyagaragaye uko cyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga mu makuru nibyo natwe tubona abatwegera nka Minicom twabonye ko harimo ikibazo koko. Twegereye uru ruganda rukora kugira ngo twumve imbogamizi bagize, tunabibutse ko bafite inshingano ku banyarwanda, ku baguzi no ku bakiriya babo. Yavuze ko kandi hari kurebwa niba hari icyo uru ruganda rwaba rwarishe bishingiye ku mategeko no kurengera abaguzi n'abantu muri rusange, cyane ko hagiye havugwa ibibazo bishingiye kuri feri zidakora uko bikwiye. Yakomeje agaragaza ko hagomba kuboneka igisubizo kirambye kandi gifatika, igisubizo ibyo bibazo bigaragazwa n'abakiriya ba Spiro. Ati iyi ni ibintu turimo kwiga, turi kubirebera muri rusange kugira ngo dushake igisubizo, ariko ku rundi ruhande ni uruganda ruri gutanga akazi, runatanga ibicuruzwa byagakwiye kuba ari byiza binakenewe ku isoko, rero ni ibintu turimo kureberaho. Yongeye ati kuba bagomba kuba hari igisubizo kirambye kandi gifatika, ni igisubizo kuri ibyo bibazo byo bigomba kuba igisubizo cyo cyose kigomba kubona uko byagenda kose. Turi gukorana n'inzego nyinshi zitandukanye, Rika RCB Minocofine n'izindi. Nabonye hari n'abasabye ko twakorana na RIB, nayo ibibaye ngombwa icyo gihe nayo bizakorwa. Icyangombwa nuko hagomba kuboneka igisubizo kandi ikizaboneka. Kajambwe kandi yavuze ko bitarenze ibyumweru bibiri igisubizo kuri ibyo bibazo bizaba iki kibazo ndetse kandi kigomba kuzaba cyakemutse. Ati ndumva mu mpera z'iki cyumweru cyangwa mu ntangiriro z'ikindi hazaba hari igisubizo kandi muzakimenyeshwa. Rero kugeza muri aka kanya rero agira ngo icyo Spiro kugira ngo twumve neza koko icyo Spiro yaba yaravuze kuri iki kibazo, binyuze mu itangazo Spiro yashyize hanze kuwa 8 Ugushyingo 2025 yavuze ko bimwe mu bibazo moto byari byagaragaye byamaze kubonerwa umuti. Yavuze ko hari bateri zishobora kugira ibibazo ko ariko iyo bigaragaye zihita zihindurwa, ndetse ibikorwa bikomeje byo kuzivugurura byahinduye imikorere yazo. Uru ruganda rwavuze ko ikibazo cyakunze kubaho cyo kubura kw'ibikoresho by'izi moto cyakemuwe, ko kandi gufungura ikigo giteranya izi moto mu Rwanda byoroheje ibijyanye na serivisi zo kuzikanika. Kugeza ubu Spiro ikorera ku masite asaga 350 yo guhindura bateri hirya no hino mu Rwanda. 50% abarizwa mu mujyi wa Kigali, bivuze ko nanone 50% abarizwa mu yindi mijyi cyangwa wenda mu zindi ntara zigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ivuga ko ibi bituma abamotari babasha gusimbuza bateri zabo mu gihe gito. Iti nubwo ibibazo bya tekinike bishobora kuvuka, bateri zifite inenge zihita zisimburwa, kandi ivugurura ryazo rikomeje kuba ryatumye imikorere n'ubwizerwe byazo byiyongera. Dukomeje no kwagura imikorere yacu. Ubu duteganya kugera ku bigo byo gusimbuza bateri 1200 mu mpera z'umwaka wa 2025 kugira ngo itangwa rya serivisi n'ubwisanzure by'abamotari bacu byiyongere. Spiro yatangiye gukorera rero mu Rwanda mu gihe mahagana muri 2022.
rero no muri uyu mwanya rero nanone ntituri bugere tutababwiye amarira y'abaguze n'abatwara moto za Spyro. Rero abanyamakuru cyangwa ikinyamakuru cy'igihe cyabashije kuba cyaraganira n'abamotari batwara moto za Spyro mu kumenya imiterere y'ibibazo bahura nabyo. Nubwo hari ibibazo byinshi bigaragazwa n'abamotari, izi moto za Spyro ziri mu byiciro, ariko hakaba kimwe kibasiwe cyane nk'uko abamotari babigaragaza. Moto zibasiwe cyane ni zifite amareyo ku mapine, aho bagaragaza ko gufata feri zayo mu gihe bagenda ahamanuka biba bigoye cyane, bikaba byaba intandaro y'impanuka. Mu bamotari 10 batwara moto za Spyro, 3 bagaragaje ko ikibazo cya feri kuri izo moto gituruka ku bumenyi buke bw'abazitwara, mu gihe abandi bemeje ko gishingiye ku miterere yazo. Umwe yagize ati nge nari ndi kumanuka Nyamirambo mbura feri, mvuze induru niko nageze ahantu hatambika ikagabanya umuvuduko, kereka niba mwamvuganira bakansubiza amafaranga yanjye. Mugenzi we witwa Munyampundu yagize ati ikibazo gihari nuko hafashwe moto z'amashanyarazi bakaziha bande feri nkaho bagashyizeho bracket, kuba itayifite ngo ifate feri bitunguranye ibashe kurekura no gufata ikwiye kugira mu rwego rwo kwirinda izo mpanuka. Ku rundi ruhande Hategekimana Emmanuel we yavuze ko ibikunze kuvuga ko nta feri zigira bituruka ku bumenyi bw'abantu bazitwara. Ati ibijyanye no kuba nta feri zifite ntabwo nemeranywa n'ababivuga, kuko ntabwo umuzungu yagiye gukora ikinyabiziga ngo akore ikidafite feri, ahubwo no bumenyi buke. Ikindi kibazo bagaragaje ni ikijyanye no kubona ibikoresho bisimbura ibyaba byangiritse na serivisi zishingiye ku guhinduranya batiri zigenda gake cyane. Hategekimana yavuze ko hari ibibazo bishingiye kuri serivisi mbi zijyanye no guhindura batiri, aho ushobora gusanga umumotari amaze isaha kuri sitasiyo kandi byakabaye bitwara iminota itarenze 5 gusa nk'umuntu uri mu kazi. Undi mumotari yavuze ko ikibazo gikomeye gishingiye ku kubona ibikoresho bya moto mu gihe yagize ikibazo, kuko usanga ibihe bihenze cyane na serivisi zigatinda. U Rwanda rwatangiye gukoresha moto z'amashanyarazi mu bwikorezi nk'imwe mu ntambwe ikomeye igamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere moto zikoreshwa na moteri zohereza. Ubu moto nshya zemerewe kwandikwa ngo zikorere mu mujyi wa Kigali ni iz'amashanyarazi. Rero muri umwanya rero uragira ngo mujye muri comment section, ndetse kandi nawe ukuri kubyumva niba nawe uri umumotari jya utubwira ikibazo wahuye nacyo ugendeye kuri abenshi bakora kuri Rwanda rwa Spyro, ndetse n'abandi mufite ikindi kibazo bigiye bitandukanye muri comment section kugira ngo tubashe kuba twabakorera ubuvugizi. Rero ninjye Nkurikiyimana Theogene muri kubana muri aya makuru, nagira ngo mbashimire mwebwe mwabashije kubana natwe, ndetse kandi mukomeze mukande subscribe kugira ngo nandi makuru ari imbere muze kuza kubasha kuba mwamenya aho igihugu cyacu kiba kigeze. Ndabakunda cyane ndetse kandi Imana ibarinde.